Hello guys, welcome to MI Tech Hub. Now, uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe top 10 AI zishobora kugufasha gukora neza ibintu byawe. So tugiye kurebera hamwe rero AI nziza cyangwa se AI zigezweho ndetse n'ibyo zikora ushobora kuzikoresha zikaba zagufasha mu buzima bwa buri munsi, uko turabizi ko muri iyi minsi AI zirimo kudufasha mu byo dukora byose. So I think ko rero tugomba kumenya AI zashobora kudufasha. Hano rero tugiye kurebera hamwe AI 10 ushobora gukoresha ndetse n'ibyo zishobora kugufasha bijyanye n'ibyo ukora. Now, hano rero icyo tukubwira, reka gukoresha ChatGPT gusa, ahubwo dore AI 10 zikora akazi kose bijyanye n'ibyo ukora. Now, reka turebe. Tugeze mu gihe cya AI agent, aho ibintu birimo kuyikora, aho abantu barimo gukora ibintu AI arizo ziri kubikora, cyangwa se ibyo twita automated agent, cyangwa se AI zirimo gukora ibintu byagakozwe n'abantu, cyangwa se AI zirimo gufasha abantu muri rusange. Now, muri 2026 niba ugikoresha AI kugira ngo ikwandikire email cyangwa se ukayibaza utuntu turaho ngaho, guys, wasigaye inyuma. Izi AI uyu munsi ntago ziri gukora gusa ibyo uyibajije, ahubwo zirimo gukora akazi kose umwanya wawe mu gihe udahari, zikaba zirimo ziragukorera ibintu byose. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu bakoresha izi AI umusaruro wabo wikubye inshuro nyinshi. Bishatse kuvuga ngo ntabwo twakwamagana, ntabwo twareka gukoresha AI. Now, uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe top 10 AI ushobora kuba wakoresha umunsi ku wundi zikagufasha. Now, AI ya mbere yitwa ChatGPT, powered by GPT-6. Iyi ni AI ikomeye cyane, ikunze gukoreshwa cyane, like ni AI yibanze ikora nka za operating system. Ishobora gusoma inyandiko, kureba amafoto no kumva amajwi icyarimwe, means ko ushobora kuganiriza iyi AI mu gihe udashaka kwandika, ushobora no gukora ibintu byose ushaka kuyikoresha, bakuyihereza amafoto ikayasoma, cyangwa yo gukora amafoto n'ibindi byose. So iyi AI rero iri muri AI zikomeye, inakunzwe gukoresha cyane kuko iri muri AI zaje mbere zikanamenyekana cyane. Niyo AI yo gutangiriraho niba ushaka ko igusobanurira ibintu bikomeye mu buryo bworoshye. AI ya kabiri yitwa Google Gemini. Iyi ni AI nayo ikomeye cyane, irimo gufasha abantu mu byo bakora byose. Iyi ni AI ya Google ikorana bya hafi cyane na za Gmail, Google Docs na za Google Drive. Uma product yose ya Google ushobora kuyifasha. So nuko ngo ikirusha izindi, so ifite icyo bita massive context window. Nuko ngo ishobora gusoma document bihumbi na email zawe zose icyarimwe mu gihe wayihaye wayacceptingiye kuba yaba connected na za Gmail zawe na za Google Docs. Ishobora kukwandikira email igasubiza umuntu neza cyane, ishobora kukwandikira document, ishobora kugufasha mu byo ukora byose. Noneho ikindi, iyi AI nayo ushobora kuyikoresha urimo guchattinga, ushobora kuyikoresha urimo kubaza. Ikindi ni AI nayo ikora ibintu by'amafoto, ni AI nayo ikora ama video, ikoresha icyo bita za nano banana, ikora amafoto, VO3 ikora ama videos. Nayo ni AI ikomeye cyane ugomba kuba ukoresha muri 2026. Indi AI ugomba kuba ukoresha ni AI yitwa Perplexity. So Perplexity ni AI ikora ubushakashatsi bwimbitse kandi bufite n'ibimenyetso. Mu cyo twita research engine, iyi AI yitwa Perplexity AI nayo irayoboye cyane. So iyi ni AI yaje gusimbura Google Search, aho kuguha links nyinshi iguha igisubizo kimwe cyuzuye. Kuvuga ngo urayibaza, nuko ngo ishobora kugukorera research, ikakuzanira amakuru yose, ikagenda inakwereka n'iki naho yagiye hakura. Nimubone kirusha izindi nuko iguha amakuru y'ukuri afite aho yaturutse, icyo twita citations. Niba wiga like ibijyanye na networking cyangwa mathematics, Perplexity igushakira ibitabo n'inyandiko zabyo, iguha incamake ifite reference wizera 100%, means that ikuzanira bya bisubizo, ikakwereka naho byavuye ku buryo ushobora gufungura iyo link nawe ukagenda ukirebera ko kuko ibintu yaguhaye byose 100%. Indi bayita Cloud. Iyi ni AI ya Anthropic company. Iyi ni AI kabisa ikomeye cyane. Iyi ni AI izwiho kwandika neza cyane nk'umuntu, ariko muri 2026 ifite ubushobozi budasanzwe, aho irimo noneho kuba yakoresha computer kwa accessinga data zawe. Iyi ni AI ushobora kuyikubwira ngo jya muri document zanjye, ufungure Microsoft Excel, nurangiza ukora iki, nurangiza wandike ibi n'ibi, cyangwa se jya muri Word unkorere document. Iyi Cloud nayo ya Anthropic nayo ni AI ikomeye cyane, mugerageze muyikoreho research, nayo mugende muyikoresha, ni AI ikomeye cyane. Indi AI yitwa GitHub Copilot.
Iyi AI yo nanjye ndayikoresha cyane, yitwa GitHub Copilot. Iyi nayo rero mu kwandika code, abantu bakora ibintu bya software, ama website, iyi ni AI ishobora kugufasha mu kwihutisha. Niba ukora website, ishobora kugufasha mu gukora iyo website ikaba yakwihuta. Ari cyongeze kuri iyi ngingo rero ya AI n'ibintu bya software guys, abantu twigira hano ibintu bya software, abantu twigira hano ibintu byo gukora ama website, bangira ngo niba ukoresha AI please manza wige kugira ngo wumve neza ibyo AI iri kuguhereza, cyangwa se uyibisabe ako nayibwira ibisobanuro. Natwe hano turabyigisha, murabizi neza, yewe na website ya MI Tech Hub murabona ko yamaze kugera hanze. Nubwo wenda ushobora kureba iyi video itararangira, ariko so far so good, turayikora neza ku buryo tugiye kujya twiga coding. Niba uri ushaka kubyumva mu Kinyarwanda neza ukaba wabyumva, ariko n'abandi bantu bakoresha ururimi rw'icyongereza nabo, MI Tech Hub igiye kuba ishuri ryiza cyane yigisha software ndetse n'ibintu by'ikoranabuhanga muri rusange. GitHub Copilot rero ntabwo ifasha abakora ama website n'ama software kwandika code vuba. Ikindi uretse kuba ituzuza code gusa, kuko iri kwandika hari code igenda iguhereza ku buryo ushobora kuba wakwihuta. Ikindi ushobora no kuyibwira uti ni website igurisha inkweto ukoresheje HTML CSS na what ikaba yagufasha, kuko ni website nayo irenze mu bintu bya coding. And then indi website yitwa Midjourney. Midjourney nayo kubijyanye no gukora amafoto, cyangwa se amafoto ameze nk'amakatuni, amafoto ameze ute. Iyi ni AI ikora amafoto yo ku rwego rwo hejuru, ushizemo amagambo gusa, text to image, yo ukayibwira ati wenda nkorera ifoto imeze ukunuku, iragenda ikagukorera ifoto nziza cyane bihuye bijyanye niyo AI wakoze. Ikirusha izindi rero nuko ni ya mbere mu gukora amafoto asa nyine nk'umuntu wa nyawe, like ifite quality nziza cyane. Ikindi rusha izindi ni character consistency, bibwiye ngo nkorera character, urabona ko nk'iyi foto like ni AI kabisa, iri powerful, ushobora gukoresha mu gihe urimo gukora ama thumbnails ku bantu bakora bya YouTube, amafoto asanzwe cyangwa se ama cartoon, ama characters photo. Iyi nayo ni AI ikomeye cyane yitwa Midjourney. Indi AI yitwa Canva Magic Studio. Iyi ni AI nayo iri imbere muri Canva, bakoresha Canva ubwo barayizi. Iyi Canva rero ni platform ikora design, ariko yongewemo AI zikora akazi kose, aho ku designinga urayibwira ngo nkorera wenda ibingibi, nkorera ibingibi, stuff like that. Icyo iyi AI rero cyangwa se iyi Canva Magic Studio irusha izindi, nuko irusha izindi gukora back creation. Tuvuze back creation ni ukuvuga ngo uyiha inyandiko imwe and then ikaba yagukorera nka YouTube thumbnail, nka Instagram post cyangwa se Facebook post icyarimwe. Byose bihuje amabara y'ikirango cyawe ariyo brand, utiri ubikora kamwe ku kandi akandi ku kandi. Ababisi nuko ngo iyi Canva yakora nyine wakoreragamo ama thumbnail, ku editing amafoto yari imeze nka Photoshop. Noneho kugira ngo ugende ibyo byose ugende ubikora, uyihereza prompt ikaba yagufasha, ukaba wanagenda ubyediting. Now indi AI rero yitwa 11 Lab AI. Iyi ni AI nayo igufasha, nuko ngo icyambere ikora ishobora kugufasha, nuko ngo bayikoresha bagenerating ama audios, hari amajwi bifite, ariko ushobora no gukoresha ijwi ryawe ukayihana text ikagusomera nkaho ari wowe wari urimo gusoma ibyo bintu. Icyo AI ikora rero ifata ijwi ryawe cyangwa se igafata icyo bita voice synthesis ku rwego rudasanzwe. Ikirisha izindi ishobora kwigana ijwi ryawe neza 100%. Ikindi kidasanzwe ishobora gukora video, like tuvuge ko ushobora gukora video uvuga icyongereza, 11 Labs igahita yihindura mu Kinyarwanda cyangwa Igifaransa, ibyo twita dubbing, ariko hakomeza kumvikana ijwi ryawe bwite n'amarangamutima yawe wari ufite muri ya video wari wakoze mu rundi rurimi. 11 Labs nayo iri powerful. Mugerageze murebe muri izi AI zose, si ngombwa ngo zose ugende uzikoreshe, ugende ureba imwe imwe. Indi AI bayita Notion AI. Iyi Notion AI rero nayo ni AI iri powerful cyane, igufasha guplaninga neza ibintu byawe. Ni workspace igufasha kubika note zawe. Hano ni note ariko ni document muri rusange, ishobora kugufasha guplaninga, ikakwereka wenda ibyo urakora, ikakwereka ibyo amadokima yawe, summary y'ibiki. Iyi nayo ni AI iri powerful,
aho ikora nk'umuntu kabisa, nayo mugerageze muyikoraho research. So ikirusha izindi ifata dokima zawe ikazorganiza neza bijyanye nuko wazishizemo, nuko uri gukunda kuzifungura, nuko uri gukunda kuzirebaho, ikagenda izorganiza bijyanye nuko uzikeneye. So ikindi niba ufite like note nyinshi wize mu ishuri cyangwa se ufite dokima nyinshi ukoresha, Notion AI ishobora kuzihuza ikagukorera ikizamini gito like quiz kugira ngo witegure neza mbere yuko ukora ikizamini. So iyi nayo ni AI ikomeye cyane ifite imbaraga. Noneho indi AI yitwa Zapier AI. So ni AI ni Copilot. So yo ikikora no kuvuga ngo iyi ni AI igufasha kugukorera ibintu wowe utarimo gukora. Nukuvuga ngo ni automation, nukuvuga ngo bira bintu byo kwikora nyine bya automation. So yo ikikora ni platform ihuza, ngo wowe uragenda ukayihuza na platform zawe like ushaka kuyihuza na za WhatsApp na za Facebook cyangwa n'ibiki. So ikikora igufasha gukora automation zikomeye udakoresheje code n'imwe. Wowe urayibwira uti umuntu nanyandikira kuri WhatsApp koresha ChatGPT usome icyo ashaka uhita umusubiza igiciro cyayo. So nukuvuga ngo zikunze gukora cyane mu ma business cyangwa se akenshi mu ma business aho nyine ishobora kugufasha kugusubiriza abakiriya, kugusubiriza abantu mukorana cyangwa se n'ibindi bintu byinshi. So now rero izi AI zose nkuko muzibonye ni AI 10 ibanga ryo kuzikoresha neza cyangwa se ibanga ryo gutsinda muri 2026 ntabwo ari ugukora cyane cyangwa se working hard, ahubwo no gukoresha AI nziza zigukorera akazi uko ubikeneye kandi ukazikoresha cyangwa se zigakora in working smart, zigakora neza. So hari video twakoze igaragaza uko ugomba kubaza AI, none nukoresha izi AI nabi zizaguhereza ibintu bibi usange nta development zirimo kuguhereza. So now muri izi AI 10 twavuze hitamo imwe gusa utarusanzwe ukoresha cyangwa se utarusanzwe uzi, mu yandi magambo uyige neza. So muri kino cyumweru noneho umenye ngo nanjye iyi AI maze kuyikoresha ese yamfasha iki bijyanye n'ibyo nkora, ku buryo nawe ushobora gutangira kubona umusaruro wa AI. So guys, thank you so much for watching. Hano twiga icyo twita technology muri rusange, aho twiga gukora ama website, aho twiga gukoresha za AI, aho twiga kubyaza umusaruro za AI no gukoresha neza AI. So software development, gukoresha neza AI, kubaka ama website cyangwa se ibyo twita programming, ibyo byose kuri MI Tech turabyiga. Mukore subscribe, like, share na comment kuri MI Tech Hub. Thank you so much.